Yesu ashimwe bene data bakundwa, inshuti z'umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo. Ni mwene so Joel Nshimiyimana ubasuhuza. Uyu mugoroba wa none tugiye gufataniriza hamwe gusangira ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ari ryo nkingi y'ubuzima bwacu dufite muri ino si. Ijambo ry'Imana impamvu tuba dukwiye kuryumva ni uko ryavuzwe, nyiri ijambo yaravuze, amaze kuvuga natwe turangije duhera ko tubaho. Muri make bishatse kuvuga ko turiho kubw'ijambo ry'Uwiteka Imana Nyiringabo. Mureke tubanze dusenge maze ubundi twumve iri jambo. Turagushimiye Kristo, turagushimiye kuri Imana yumva gusenga, turagushimiye kuri umwami w'abami. Uyu mugoroba wa none duciye bugufi kugira ngo tweze, tubabarire ibyaha ndetse n'ibicumuro. Turakwinginze cyane kugira ngo dukureho gukiranirwa kwacu. Mwami, tweze udutunganye kuko turi abanyaminwa yanduye. Mwami Imana, tweze imbere mu mubiri, utweze inyuma. Mwami, ibyaha bikorerwa imbere mu mubiri tubibabarirwe, ndetse n'ibigaragara inyuma Mwami tubibabarirwe. Mu izina rya Yesu tugiye kumva ijambo ryawe. Ngwino wigaragaze muri kano kanya, maze iri jambo umuntu wese uzabasha kuryumva azanyurwe naryo kandi azayoborwe naryo. Duheje imbaraga z'imyuka mibi no kwishyira hejuru k'umwanzi Satani. Reka rero iri jambo rituyobore kandi ridukomeze, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Bene data, nk'uko nari maze kubivuga, tugiye kureba cyangwa se tugiye kwigira hamwe ijambo ry'Imana rifite intego igira iti imbaraga z'Uwiteka Imana zigaragarira mu ijambo ryayo. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro, igice cya mbere. Turasoma umurongo wa mbere tugeze ku wa 4, niturangiza turasimba tujye ku murongo wa 20, turava ku murongo wa 20 dusimbe tujye ku murongo wa 26. Reka dusome mu izina rya Yesu. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere haravuga ngo, mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti, habeho umucyo. Umucyo ubaho. Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Dusimbuke tujye ku murongo wa 20. Imana iravuga iti, amazi yuzuremo ibyigenza byinshi cyane bifite ubugingo, kandi inyoni n'ibisiga biguruke mu isanzure ry'ijuru. Dusimbuke tujye ku murongo wa 26. Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Yesu ashimwe. Iri jambo ry'Imana dusomye rigaragaza ubudahangarwa bw'Imana isumba byose, n'uburyo ijambo Imana ivuze iryo ari ryo ryose mu butware bwayo n'imbaraga zayo ifite, rihita iyo itegetse mu butware bwayo, ikitegetse cyose, ikitegetse ngo ntikibeho kigomba kubaho mu izina rya Yesu, kuko ariyo nyir'ubutware. Iri jambo tuvuze ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, yabivuze mu ijambo ryayo. Imana yarategetse ngo nuko nihabeho, harangije habaho.
Yesu ashimwe. Iki gihe isi ngo yari itagira ishusho, yariho ubusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri. Ariko icyo gihe witonde, umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Nuko Imana irangije iravuga iti habeho umucyo urangije ubaho. Iyo ukomeje ugasoma iri jambo cyangwa se iki gice cyose, ubona uburyo Imana ivuga ngo habeho isanzure, habeho amazi, habeho ibiremwa ibi n'ibi, birangije byose bigenda bibaho kuko yari itegetse mu mbaraga zayo. Haleluya. Ibi byose Imana yategekaga yabishyiriragaho n'amabwiriza y'uburyo bigomba kubaho. Yaremye umuntu imushyiraho n'amabwiriza y'uburyo agomba kubaho, irema ibikururuka mu nyanja ibishyiraho n'amabwiriza bigomba kugenderaho, irema isi ndetse n'ijuru, irema umucyo ndetse n'umwijima. Ibyo ngibyo irangije ibishyiriraho umumaro wa buri kimwe. Imana ishimwe. Imbaraga z'Imana rero zigaragarira mu byo yaremye. Imbaraga z'Uwiteka Imana, iyo twinjiye mu byo yaremye, dukwiye kuboneramo gukomera kwayo. Twareba imigendere yacu cyangwa uko umuntu avuka, dukwiye kuboneramo imbaraga z'Imana. Twareba uko imisozi ihagaze, dukwiriye kureberamo imbaraga z'Imana. Twareba ko uko ijuru rihagaze cyangwa se ijuru ryitaruye isi, twareba ikirere, twareba izuba, inyenyeri, ukwezi, aho bitereye, twabonamo imbaraga z'Uwiteka Imana. Haleluya. Mureke dusome ijambo ry'Imana n'ubundi muri Zaburi ya 19 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4, twumve icyo hatubwira. Iyi Zaburi ya 19 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4 haravuga ngo ijuru rivuga icyubahiro cy'Imana, isanzure ryerekana imirimo y'intoki zayo, amanywa abwira andi manywa ibyayo, ijoro rimenyesha irindi joro, nta magambo cyangwa ururimi biriho, nta wumva ijwi ryabyo. Twese tuvuge cyane ngo amen. Ni ukuvuga ngo iby'Imana yaremye ubwabyo nabyo ni umuhamya ubwabyo bihamya yuko Imana ifite imbaraga. Ubwabyo iby'Imana yaremye bigaragaza gukomera kwayo. Iri jambo riravuga ngo ijuru rivuga icyubahiro cy'Imana. Iby'Imana yaremye bigaragaza icyubahiro cyayo. Haleluya. Intego dufite ni intego ivuga ngo imbaraga z'Imana zibonekera mu ijambo ryayo. Iyo Imana ivuze, iyo Imana itegetse, ni ukuvuga ngo ntawe ushobora kuyikoma mu nkokora. Mu ijambo ry'Imana tuboneramo imbaraga, mu ijambo ry'Imana tuboneramo uburuhukiro. Imana iravuga, Imana irategeka, maze yategeka, yamara gutegeka ibyo itegetse byose bikabaho. Haleluya. Imana ishimwe. Reka tudatinze kuko ntago tugomba kumara umwanya munini, tugiye kureba irindi jambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cya 23 umurongo wa 29, wa 30 n'uwa 31. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 23 umurongo wa 29, tugeze ku murongo wa 31. Reka dusome mu izina rya Yesu. Kandi Uwiteka arabaza ati, mbese ijambo ryanjye ntirimeze nk'umuriro cyangwa nk'inyundo imenagura urutare? Nicyo gituma mpagurukiye abahanuzi bibana amagambo yanjye, umuntu wese yiha mugenzi we, niko Uwiteka avuga. Dore mpagurukiye abahanuzi bihimbisha indimi zabo bati yaravuze. Aha rero icyitonderwa, twagiriwe ubuntu bw'uko Uwiteka Imana yaduhaye inzira yo kuganira nawe, tukagirirwa ubuntu bwo kumva ijambo ry'Imana binyuze mu buryo bw'ubuhanuzi. Ahangaha niho bamwe bagiye bihimbira ibyo nakwita yuko ari icyubahiro cyabo, barangije baragenda bakajya
bavuga iby'Imana yavuze kandi muri makeya itavuze. Bene data bakundwa, nshuti z'umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo, Imana ivuga mu buryo bwihariye. Imbaraga z'Imana zibonekera cyane 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 mu gukora kwayo. Ikibazo gikomeye cyane cyugarije isi yacu nuko abantu batakibasha kumva iby'imbaraga zayo, ntago bakibasha kwimika ijambo ry'Imana muri bo, kugira ngo n'Imana n'ubuhanuzi nibumanukira muri bo babashe koko kubuha umwanya, nibarangiza umwuka w'Imana amanukire muri bo, kandi Data wa twese abatuyemo rwose. Twamaze kubona ijambo rivuga ngo ni impamvu dukwiriye kweza ubuturo bwera bw'Imana. Ubuturo bwera bw'Imana bukwiriye kwera kugira ngo amagambo y'Imana cyangwa se ubuhanuzi bw'Uwiteka Imana, ijambo ry'Uwiteka Imana ritunyuremo ryera kugira ngo tumenye iby'imbaraga zayo. Haleluya, haleluya. Reka rero muri kano kanya dusenge. Nitumara gusenga, ariko ndasaba kugira ngo iri jambo wumvise n'uburyo imbaraga z'Imana zibonekera mu ijambo ryayo. Haleluya, haleluya. Imbaraga z'Imana zibonekera mu ijambo ryayo. Ibyo yaremye tuboneramo imbaraga zayo. Isanzure tuboneramo imbaraga z'Uwiteka Imana. Iyo tugenda ibimera bikwiye kutwigisha tukaboneramo gukomera k'Uwiteka Imana. Reka dusenge. Mana Data, mu izina rya Yesu, turagushimiye kuri Imana wumva gusenga. Tugushimiye yuko wigaragariza mu byo waremye wowe ubwawe. Tugushimiye yuko isi n'ijuru mwami Imana bivuga icyubahiro cyawe, mu izina rya Yesu Kristo. Ndetse natwe ubwacu, kuko turi imirimo y'intoki zawe, dukwiriye kuguhamiririza ndetse tukavuga iby'ukuri kwawe, ugatura muri twebwe. Ubuturo bwawe bwera mwami bukerera muri twebwe, ugatura muri twebwe, maze ijambo ryawe rikajya ritunyuramo twera, mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye. Reka iri jambo rya mwami, reka iri jambo uzabasha kuryumva wese azanyurwe naryo, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Uwiteka Imana, ngwino ubane na buri muntu wese, buri wese ayoberwe nawe. Icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina ryawe ryera. Amen.